bakunzi b'ijambo ry'Imana mwese ndabasuhuje aho muri. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ubu ni akandi kanya keza Imana impaye ko kongera gusangira ijambo ry'Imana namwe. Ni ukuri ndabishimira Uwiteka cyane, ndabishimira Imana cyane. Aka ni akanya keza mba mbonye ko gusangira ijambo ry'Imana namwe. Natinze reka mbanze niragize mu maboko y'Imana, hanyuma nsome ijambo ry'Imana, Mwuka Wera anyobore. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe nkwinginga kugira ngo ubane nanjye muri uyu mwanya mwiza umpaye wo gusangira ijambo ry'Imana n'abari kwikunda bose. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze kugira ngo ntaba ari jye mvuga, ahubwo Mwuka wawe aba ari we umvugiramo. Ndakwinginze Mwami kugira ngo ubane nanjye kuva ntangira kugeza soza, ntihagire icyo nongeraho cyangwa ngabanyaho, ahubwo ijambo ryawe rivugwe nk'uko rimeze, ijambo ryawe rivugwe nk'uko riri. Saint Esprit, ndaguhaye ikaze kugira ngo uze unyobore muri byose, kandi ndamagana imyuka mibi yose ya distraction mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imyuka yose ya kirogoya ndayamaganira kure au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Kandimba karimbo gatoya. Uwiteka nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho ngumpishe, unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye, umwuka wawe mwiza nyobore. Turagushima Mana yacu, imirimo yawe iraturenga, tukuramburi y'amaboko. Mwami we urakwiriye, ineza yawe Mana yaratunyuze, nuko utuyoboye tunyuzwe nabyo. Turagushima Mana yacu, imirimo yawe iraturenga, tukuramburi y'amaboko. Mwami we urakwiriye, ineza yawe Mana yaratunyuze, nuko utuyoboye tunyuzwe nabyo. Haleluya, haleluya, amen. Uwiteka ataturinze abanzi bacu, ninde wabaturinda? Uwiteka ataturinze abanzi bacu, ninde wundi waturinda abanzi bacu? Sinzi mwe uko mwumva abanzi uko baba bameze. Hari abanzi twita ngo tubonesha amaso y'umubiri, ariko mu by'ukuri abanzi nabo tutabonesha aya maso y'umubiri. N'uwo twita ngo ni umwanzi wacu, aba arimo gukoreshwa n'icyo tutabona, n'icyo tutabonesha amaso. Umwanzi wacu ni Satani, nta wundi. Niyo mpamvu Imana idutegeka gukunda abanzi bacu, kuko irabizi neza ko umwana w'umuntu iyo yanze undi aba afite Satani imuri inyuma. Imyuka mibi yamuteye ataba bikoreshejwe n'ubushake bwe, kuko kuri iyi si Imana yaturemanye agasho kayo, kandi agasho k'Imana ni urukundo. Urumva abantu tuba babi kubera
kubera satani, ariko ntago naturellement abantu turi babi. Ibyo ngibyo Imana izajya idufasha kubisobanukirwa. Amen. Turakomeje gusoma, turacyari mu gitabo cy'itangiriro. Uno munsi tugeze ku itangiriro 41, igice cya 41. Turasoma kuva ku murongo wa 47 kugeza ku murongo wa 57. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Muri ya myaka 7 y'umusaruro utubutse, imyaka irera cyane, Yozefu ateranya ku byo basaruye mu Misiri muri iyo myaka 7, ahunikisha muri buri mujyi ibyasaruwe ahawegereye. Ahunikisha impeke nyinshi cyane zingana n'umusenyi wo ku nyanja, ku buryo yageze aho ananirwa kuzandika. Inzara itaratera, Asinati umukobwa wa Potifera w'umutambyi wa Oni abyarana na Yozefu abahungu 2. Uwa mbere Yozefu amwita Manase, mu Giheburayi rifatanye isano no kwibagiza, kuko yatekereje ati, Imana yanyibagije umuruho wanjye n'aw'umuryango wa data. Uwa kabiri amwita Efurayimu. Efurayimu bisobanura mu Giheburayo isano no guhabwa urubyaro, kuko yatekereje ati, Imana yampaye urubyaro mu gihugu nagiriyemo akaga. Ya myaka 7 y'umusaruro utubutse yabaye mu Misiri irashira, na ya yindi 7 y'inzara iratangira, nk'uko Yozefu yari yarabivuze. Inzara itera mu bihugu byose, uretse ko mu gihugu cyose cya Misiri hari hahunitswe ibyo kurya. Abanyamisiri barembejwe n'inzara, batakira umwami ngo abahe ibyo kurya. Nawe abategeka gusanga Yozefu no gukora ibyo azabategeka. Inzara imaze gukomera no gukwira mu Misiri hose, Yozefu akinguza ibigega byose, maze Abanyamisiri bagura impeke. Abo mu bindi bihugu byose bazaga mu Misiri kugura na Yozefu impeke, kuko inzara yari ikomeye mu isi yose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Abakurikiranye igisoma cy'ubushize cyangwa n'abataragikurikiranye, mushobora kugenda muri Bibiliya mukareba icyabanjirije kino gisomo. Yozefu umwami wa Misiri yari yamugize igikomangoma. Yozefu yari afite imyaka 30 gusa. Amushinga ibintu byose, amubwira ko azategeka ibintu byose, ariko icyo tamuhaye gusa ni titre y'ubwami. Umwami aravuze ati, nzagumeza ndi umwami, ariko ibintu byose niwe uzabitegeka. Urumva, nababwira gusa ko icyo umwami yasigaranye ni titre, nta kindi. Yozefu yari afite yari yahawe ubutware bwo gutegeka abantu bose bo muri iki gihugu cya Misiri. Urumva, ubuhanuzi, mbega inzozi z'uwo mwami wo mu Misiri, nk'uko tumaze kubisoma, zari zimaze gusohozwa. Imyaka 7 yabaye imyaka myiza y'umusaruro, nk'uko Yozefu yari yabimurotoreye.
iyo myaka 7 yose yabaye umusaruro yose barasarura bose abantu bo mu Misiri bose, ariko Yozefu akoresha bwa bwenge Imana yari yamwigishije bwo kuzajya bagira stock mu duce twose twa Misiri, mu duprovince twose, mu dukomine twose twa Misiri hose. Yozefu abateka kugira amastoke, atari abantu ku giti cyabo, ariko buri komune yari ishinzwe. Mbese Yozefu niwe wategekaga ukuntu bagomba kwigenza. Iyo myaka 7 yose, buri mwaka, buri musaruro niko wabigenzaga. Bari bafite pourcentage bakoresha, n'indi pourcentage bategetswe na Yozefu n'ubutegetsi nyine, kuko Yozefu yari umutegetsi ukomeye nyine. Mbese bagahunika. Hanyuma hagati aho ngaho, nko tumaze kubisoma, Yozefu yabyaye abana. Imana yamuhezagije abana b'abahungu 2. Abo bahungu banezeza Yozefu cyane, nk'uko mwabyumvise. Imana yamwibagije umubabaro yatewe n'abavukanyi biwe. Mbese abana yagendaga bita amazina akurikije n'icyo Imana yamukoreye. Imana yamuhaye urubyaro mu gihugu yaruhiyemo. Mbese muri make, Imana yakuye Yozefu mu cyavu imwicarikana n'ibikomangoma, kubera ubukiranutsi bwiwe, kubera kubaha Imana kwiwe. Imana yamukoreye ibitangaza, ubwo twakomeje kubisoma muri iki gisomwa cy'itangiriro. Murumva rero, hano isomo twakuramo ni irihe? Ko iyo umuntu yubaha Imana, Imana iramwubahisha. Iyo umuntu yubaha Imana, iyo umuntu ari umukiranutsi, Imana nayo iramwubahisha. Kandi Imana ntabwo ikorera mu rwihisho. Imana ikorera ahagaragara. Iyo Imana ikoze ikintu, abantu bose babasha kukibona. Iyo Imana yubahishije umuntu, abantu bose babasha kubibona. Ntabwo ari ibintu Imana ikorera mu rwihisho. Ntabwo Imana ikorera mu rwihisho. Imana ikorera en public. Imana nubaha Imana, Imana nayo izakubahisha. Kandi izakubahisha abantu bose bakuzi babimenye, bose abitwa ko bakuzi bose bazabimenya. Basingize Uwiteka. Numva ukuntu Imana ari nziza. Murumva, Yozefu yubahaga Uwiteka cyane cyane, yubahaga Uwiteka, kandi yari n'umunyabwenge. Imana yari yamuhaye ubwenge. Kubaha Uwiteka ubundi bitera kubaho. N'uwo mwami wo mu Misiri yari umunyabwenge, yubahaga Uwiteka. Ariyo mpamvu igihugu cya Misiri cyagize success nyinshi, cyabaye populaire. Mbese sinzi uko iryo jambo narivuga mu Kinyarwanda. Mbese cyaramamaye, igihugu cya Misiri cyaramamaye. Igihe cyarageze, inzara itera mu Misiri. Ya myaka 7 y'umusaruro mwinshi irashira, ikurikizwaho n'iyindi myaka 7 y'inzara nyinshi. Hanyuma igihugu cya Misiri kiba
icyamamare kuko Misiri yari yarahunitse, kubera abantu babiri barokoye abantu benshi. Duhere ku mwami wa Misiri. Umwami wa Misiri yubashye icyo Yosefu yamubwiye, yatumwe n'Uwiteka kumubwira. Yosefu nawe umukiranutsi w'Imana. Urumva abo bantu babiri batumye igihugu cya Misiri kibaho. Mwiyumvire iyo umwami wa Misiri ahakana inzozi za Yosefu, akazihakana. Muri imagina abantu bose abantu bari gushirira muri Misiri, bari gupfa bagashira. Si naho Misiri gusa, naho mu bindi bihugu twasomye neza ko igihe cy'inzara cyarageze, abo mu Misiri inzara irabica, ariko bo mbese inzara iraza, ariko kuko bari barahunitse, bo bari bafite n'amafaranga yo kugura, mbese bakagura ibyo bahunitse. Ntabwo babiboneraga ubuntu, ariko babiguraga amafaranga yabo tout de même. Ariko muri icyo gihugu cya Misiri ntabwo abantu babasha kwicwa n'inzara, kuko umwami yari yarubashye itegeko ry'Imana. Umwami yararose. Imana ishimwe cyane. Imana yaburiye umwami mu nzozi. Imana iburira umwami wa Misiri mu nzozi. Kameme yumvise, kuko hari inzozi umuntu ashobora kurota ukumva, ntago ufite ubusobanuzi bwazo. Imana ishimwe ko hari Yosefu iruhande hariya yari yaragenewe kumusobanurira inzozi ze z'umwami. Imana ishimwe. Hari n'abantu Imana yahaye impano zo gusobanura inzozi. Umwami yararose, ariko yumva ko kameme izo nzozi zidasanzwe, zidasanzwe, ashakisha umusobanuzi. Rero nubwo rwose yabonye ari inzozi atumvise, ariko yumvise ko ari inzozi zidasanzwe, ntabwo zari zisanzwe, zamubujije amahoro. Ashakisha abasobanuzi aho ngaho bose, arababura. Abitwa ngo ni abahanga bari aho, arababura. Maze uwo Yosefu yari yagiriye neza ukora ibwami aravuga ati, hari umugabo nzi uri muri gereza, wandotoreye inzozi ndarokoka. Uwo mugabo ndizera neza ko yagufasha mwami. Kandi byabaye byo. Yosefu bagiye kumushakisha muri gereza ikantarange, muri gereza bihuta cyane. Maze umwami yubaha icyo Yosefu avuze, kuko yari umwami w'umunyabwenge, yari umwami wubaha Imana, kuko yumvise iryo jwi, ibyo bintu Yosefu avuga atari ibintu bisanzwe, ari ibintu biri mu bwenge bwinshi, bivuye ku Mana nyine, nta handi byanava. Murumva uwo mwami, Imana yari yamushize mu butegetsi, kuko yari yabonye ko ayubaha nyine, ariko ntiyari afite iyo mpano yo gusobanura inzozi ze. Ni Yosefu yari yarahawe iyo mpano. Imana ishimwe cyane. Murumva ko kuri iyi si abantu turuzuzanya. Umwe Imana imuha impano ya gutya, n'undi Imana ya gutya, mbese ku buryo abantu twuzuzanya. Saint Esprit agenda aha impano buri muntu uko ayishaka. Ntawe utoranya impano ye. Nta muntu uvuga ngo ndashaka impano. Mbese impano ntabwo umuntu ayitoranya. Impano irahabwa. Saint Esprit ayitanga nk'uko abibona, nk'uko abishaka. Murumva? Ni ukubaha rero buri muntu wese, tukubahana, kuko impano mfite si yo ufite, impano ufite si yo mfite.
twese no kubahana tukuzuzanya, ntitugasuzugurane, kuko Imana dusenga ni imwe rukumbi, ariko yaduhaye impano zitandukanye kugira ngo dufashanye mu buryo butandukanye. Hari ushobora gusoma Bibiliya akayisobanura, cyangwa akaba umupasiteri, cyangwa akaba umuririmbyi, cyangwa akaba nka kuriya Yozefu ameze, akaba umuhanuzi. Ni byinshi n'ababasha gusobanura indimi. Hari impano nyinshi Saint Esprit itangira nk'uko abishatse. Rero ni ukubahana nk'abakristu, tukubahana kuko Imana yaduhaye izo mpano kugira ngo tubashe kuzuzanya. Rero murumva ko ukuntu ibintu bimeze gutyo. Yozefu Imana yaramuhezagiye, umwami ko yayubashye, igihugu cye kimera neza cyane, Misiri iba populaire, Misiri iramamara kubera gusa kubaha Uwiteka. Kandi kuko abo bantu babiri, umwami na Yozefu, bumviye Uwiteka, n'abandi bantu barabiprofise bo mu bindi bihugu baza guhahira mu Misiri. Murumva, iyo umuntu agize neza, iyo umuntu yubashye Uwiteka, n'abandi bantu barabiprofita. Mbese abantu baza gusoroma imbuto ku muntu wubaha Imana. Imbuto z'uwo muntu wubaha Imana ziprofitwa n'abantu benshi. Kubaha Imana bifitiye akamaro umuntu ku giti cye, ariko bifitiye n'akamaro abandi. Bifitiye n'akamaro sosiyete. Ntago ari ku giti cy'umuntu ku giti cye. Ntago ari ku giti cy'umuntu. Iyo uri umuntu utariganya, iyo uri umuntu utabeshya abandi, iyo uri umugiraneza, mbese kubaha Imana mbese muri rusange. Murumva abantu se batabiprofita? Barabiprofita. Abantu barabinezererwa. Bibasha kugira umuntu neza ku giti cye, ariko n'abandi barabinezererwa kuko baba babana nawe ubabwiza ukuri, utari indyarya, babana nawe uri umugiraneza, uri umuntu ugwa neza, mbese babasha kuyiprofita. Murumva rero ukuntu ibintu bimeze. Kubaha Uwiteka nirwo rufunguruzo. Kubaha Uwiteka nirwo rufunguruzo rwo kugera ku cyubahiro no ku ikuzo. Kubaha Uwiteka bigirira neza ubikoze, ariko bikagirira neza n'abandi. Uwiteka akomeze abaganirize kuri ino jambo. Nyagasani akomeze ayibaganirizeho. Tuzongera tuganire ubutaha, Uwiteka nashoboza. Shalom.